ibintu nk'ibyo nubwo ni Imana yagutumye ati none se ko Imana yagutumye ukaba uciye kuri mama Lionel kudaciye ku Mana ngo ikugeze ubu urabona Imana umwijuru ishobora byose yagutumye ngiye kwivanga mu by'Imana icyo ni kimwe cya kabiri ntimukazana ibintu byo kuvangirwa ntabwo Imana ivugana n'umuyobozi inyuze mu muntu Imana itumaho Mose Imana iyo yashakaga guha amakuru Mose yabiyoboye yaramwibwirira yango umusozi duhure hari amakuru nshaka kugwa ku bwoko uyoboye aha rero ndashaka kuhagera nkavuga ngo aha ndashaka kuhatinda aha niho mu ndiba y'ikiganiro aha rero bivuze iki mu minota 10 isigaye yego oya ndanayirenze aha rero icyo bishatse kuvuga ni iki yego ndashaka kuvuga ngo ubu buyobozi bwa Mose turashimira Imana ko tubufite muri iki gihugu yego Mose iyi Mana ntigeze imutumaho Yosuwa ngo mbwirire Mose ntigeze imutumaho umwisiraheli muri bamwe barepeta na bamwe bavuga bati iradaya boss hari umuntu umwe w'inkunguzi wigeze kombwira uziko abantu b'inkunguzi babaho arambwa ati mama Lionel ati rwose rano tuyaho Kigali ati kandi njya mbona ukomeye kandi hari ubuhanuzi n'ubutumwa Imana yampaye mushyire nyakubahwa perezida Paul Kagame ikagira inkuru rero n'umunwa wo kuyibara ni ngaho mbwira aratangira aradondobekanya ya marangamutima y'abanyegiputa kandi baba bafite ubuhanuzi bw'abanyegiputa kubera gutindayo aradondobekanya ibintu nk'ibyo nubwo ni Imana yagutumye ati none se ko Imana yagutumye ukaba uciye kuri mama Lionel kudaciye ku Mana ngo ikugeze ubu urabona Imana umwijuru ishobora byose yagutumye ngiye kwivanga mu by'Imana icyo ni kimwe cya kabiri ntimukazana ibintu byo kuvangirwa ntabwo Imana ivugana n'umuyobozi inyuze mu muntu gambe w'Imana yasoma kwiri hariri gukurura igitangaza kizarokora isi yes noneho ngo amanurwa no koga agezeyo yarataratangira no kujya mu mazi akibona mu mazi abona kato kareremba yumva aragakunze ariko ngo nanyi nari yakadekoye mu buryo kari konveke yego ngo kari kaboshye neza n'uburyo katemberaga mu mazi ngo wabonaga ko kari gukurura ariko nkibaza impamvu nta wundi wabonye ubwo bwiza ukabona uwo mukobwa wa Farawo noneho uyu mukobwa wa Farawo ngo atuma abarinzi ngo ni mukazanye bakazanye abona makana kagahungu biri Mose mu bintu byamurangaga no kugira urukundo no kuvugisha ukuri ukuri adaciye ku ruhande adaciye hirya no hino icyanyuma aricyo cya gatatu cyarangaga uyu Mose yari umuntu wemera kubaha no guca bugufi hanyuma uyu Mose rero yahoze aba muri Egiputa tugiye guhera mu mavuna amavuko ye aho yaturutse ageze ahaturutse Mose uyu nguyu mbere yuko ajya muri Egiputi yisanga ari kwa Farawo yisanga ari muri bwa buretwa turabashuhuje cyane inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana bakunzi bicano Eva mama Lionel umutima wacu guwe neza kwa kundi tubakunda tugatangira tubasuhuza tubifuriza kugubwa neza aho uherereye hose ni muri mu gitanda uryamye ari uburyo bwo kuruhuka uruhuke neza ama stress n'iminaniro yose abiyakazi ni yaho uvuka bishirira aho ngaho ushobora kuba udukurikiye uri mu bitaro urwaye cyangwa urwaje tukwakiye kubisohokamo amahoro ukagenda wemye udukurikiranye uri muri situation itari nziza ushobora kuba uri umushomeri ushobora kuba ukora ntuhembwe mbyutse none aha nanjye nkubwira ngo injira mu munezero wa so Imana ibaha umugisha mwinshi cyane turabakunda kandi natwe muradukunda cyane hanyuma rero ushobora kuba ufunguye ino channel bwa mbere ukaba utarakora subscribe ariko pyondaho nukuri biroroshye cyangwa sabone mu yandi magambo y'Igifaransa kandi biradushimisha tubona mudukurikirana ariko mwarapyonze kuri subscribe Imana ibaha umugisha mwinshi cyane rero jewe kuko dusanzwe dutaramana ndi nyirabagenzi Alice nzwe kuri mama Lionel mbasuhuje muherereye mu mpande enye z'iki gihugu cy'u Rwanda cyatubyaye mvukamo kandi wowe dukurikirana uri mu mpande enye z'isi aho uherereye hose ugubwe neza
uburinzi bw'Imana bukurimo. Dukurikiranye wiyambariye ishapure, turakubwiye ngo Kristo Yezu akuzwe. Ubwo barasubiza ngo iteka ryose. Hari n'udukurikiranye ari umusiramukazi cyangwa umusilamu, turamubwiye ngo salamu aleikum. Hanyuma barokore bene wacu, Yesu ashimwe, Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi ndumva ndi bubaganiriza mukishima kuko nazanye na wa muntu nawe wakoze umunwa nkanjye, ariko turavuga we tugiye kuvuga umva nimba hari ikintu Uwiteka yaduhaye no kuvuga tugataramira abantu bakishima. Hari umuntu wambwiye ati giye niyo nkubonye mpita numva ntangiye gufashwa, hagaseka atarabona n'ibimusetsa ntaravuga. Intego yanjye rero niyo ngiyo, sinshaka ko umuntu unkurikira afata ikinini cy'indera yongera kugifata, ubwo ndabikinini ufite agahinda gakabije ubwo gahite gashira. Nazanye rero wa muntu ukora kurusha imashini. Apotre, ndakwakire mu izina rya Yesu, hano gubwe neza. Abantu baragukunda, ubushize twasengeye abantu barafashwa, dutaramira abantu barafashwa. Kwa kundi mwambwiye ngo wa mupapa ari hehe, none hagarutse ari Apotre, yasutsweho andi mavuta mashasha y'ubwa Apotre. Ndagira ngo nkwakire wibwire abantu badukurikiye. Ariko nubwo twayasutsweho, ariko dukomeje guca bugufi tunavuga imbaraga z'Imana n'ukuboko kwiza kw'Imana. Turanezerewe rero kugaruka hano kuri Eva Mama Lionel. Nongere nsabe abantu mu by'ukuri mujye munasharinga ibiganiro, kuko ndabizi ko mugira umwanya muke, ariko hari abandi bantu bababaye nkuko nawe wari ubabaye. Jya usharinga kugira ngo uriya muntu nawe yishimwe ku bwawe. Turiho ngo munezerwe kubera ko Kristo ari muri twebwe, ariko nawe uriho ubereyeho abandi. Ni Apostle Evode. Turashimira Imana ko umwaka urangiye tuzamuwe muri ndi garade kandi riturutse ku Mana. Haleluya. Buri hari amagarade abantu bagura, hari nayo bihimba, ariko twe biturutse ku Mana. Yari bivuye ku Mana, rero bigomba kugira umusaruro abandi. Rero ndabasuhuje, ariko kandi nshimira umuntu izina rye nararyibagiye, ariko sinshaka no kurivuga. Gusa hari umuntu wanguriye akajiko kunywa hano rwose, aho no stance ndabivuze ndafashwa. Haleluya. Imana iguha umugisha w'amajya n'amaza. Haleluya. Undi wese wagize ikintu akora ku buzima bwacu, yego, yaba jewe yaba Mama Lionel, Imana iguha umugisha muri uriya mwaka twinjiyemo, gihagaze muri aya mavuta. Haleluya. Hatuyeho uburinzi bukomeye no gusohorezwa amasezerano. Amen, amen, amen. Kandi tuzawusoza wakiriye mu izina rya Yesu. Ndanezerewe rero kongera guhura n'igifaru. Haleluya. Igifaru cy'Imana. Amen. Iki bomba tonike cyo mu mwuka. Haleluya. Ubu hari ibintu tugomba kuganiraho, tukabyumvisha abantu bakabyumva, kandi utega amatwi iyi video yose. Nibyo gusabye kuyirangiza, kuko ushobora gukupa hagati harimo ibyawe. Ni ikibazo. Paul yaranditse aravuga ngo Imana idukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Ushaka gufungura banga ni babandi bo muri YouTube, ariko ibigukiza bikaba byaciye muri twebwe. Rero ndanezerewe kwikaze mu mpaye. Imana iduhana umugisha. Imana iguha umugisha mwinshi cyane Apotre Evode. Ndakwishimiye ugubwe neza. Mukanya ngiye kuguha umwanya wo gusengera gahunda tugiye kwinjiramo, ariko nubwo turi busengera gahunda tugiye kwinjiramo, ndagira ngo nkubwire n'abantu duza gutangira dusengera. Ubu iki kiganiro tugikoze ku itariki 20 nimba tariki 19 z'ukwa 12, ku cyumweru hari tariki 17, kuwa mbere hari 18, umunsi w'itariki 19 tugikoze ari kuwa kabiri ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 saa 7 zuzuye. Ndagira ngo dutangire mu kanya dusengera iki kiganiro, ariko nk'amavuta Imana yaguhaye nkubwira abantu tutangira dusengera. Ndashaka gusabira umugisha abantu bangiriye neza muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka hari abantu banyuze ku kanyenyeri bati Mama Lionel turagukunda uvuze amagambo y'Imana turanezerwa. Hari umuntu wanyipevere ukunda kungurira ifi kuko nkunda ifi togosheje, njya kona nkabona kanaze mati kagafi we ati ntugaheruka. Hari abantu banyuze ku kanyenyeri bati Mama Lionel akira amafuru urananiwe. Abo bantu ubasabira umugisha. Hariho n'abantu banyambitse. Ubu reka nkubwize ukuri n'abantu badukurikiye, ya myenda yose muzi muhora mumbonana mpinduranya nta mwenda n'umwe neguriye. Iyo nakunze imyenda kuko jye nambika abapfakazi n'abakobwa babyariye wabo, iyo jewe nkunyuze ku mwenda nkumva ndawukunze, mu mutwe tahazamo umuntu
mpita nkumwoherereza. Rero kugira ngo nse neza hari abantu banyambitse mbasabiye umugisha. Hari abantu bambwiye bati se ni iki twagufasha kugira ngo ivugabutumwa rigende neza. Ndashimira umuntu ajya mbuza kumuvuga amazina ariko n'ubundi simuvuga, reka mbivuge. Simuvuga mu izina ko reka mvuga ibintu nkorera. Mu minsi ishize nagize ikibazo gikomeye cyane, arambwira ati niki naba ngufashije ubona kikuremereye ku buryo cyakubuza kuvuga ijambo ry'Imana. Nabwo nti ideni rya banki mfite, ati mpa amatariki wishyuriraho mbe ndi kwishyurira. Uwo muntu utamusengeye uri muri aya mavuta nababara. Hari abantu bajya bavuga bati tubwira ibice by'inkweto wambara, abanyoherereza amasakoshi. Yesu we, hari umumama inshuti yanjye sindi bumuvuga abamarawi yagize gutyo yohereza ivari zirimo amasuperi, irimo amabazerishe, irimo masakoshi, irimo inkweto za siporo. Ngusabiye umugisha. Hari abamama bari hanze mu bihugu bitandukanye. Hari n'umupapa umwe wavuze ati ati mama Leone aturavuga ngafashwa, ati reka nkugurira amazi. Abantu bose bankoreyeho umugisha, haba mu mirire, haba mu myambarire, haba mu minywere. Ndagira ngo dutangire iki kiganiro mbashimira cyane, ndabashimiye mwafashije Imana uyu murimo. Hari n'undi wumvise ko ngiye mwivuga butumwa hanze arambwira ati reka nkugurira amazi unywa mu nzira. Aba bantu ndabashimiye mbikuye ku mutima. Imana ibaha umugisha, mwafashije umurimo w'Imana, mwarandwaje muri uyu mwaka, mwarakoze cyane. Kandi umugisha ngiye kubasabira no kugira ngo mwongere mutunge ibintu byinshi n'ubundi muzakomeze mumfashe. Mbitwayeho neza, ndabubashye n'ubundi nkomeje guca bugufi imbere yanyu, muzakomeze mungirire neza. Iyo tugize Imana turira mu biganza byanyu. Rero nagira ngo dutangire usenga ubasabira umugisha, usengera na gahunda tugiye gukurikiza kuko iki kiganiro kiraryoshye. Umunyabwenge atera agatebe yumva amakuru agiye kuvugirwa. Karibu Apotre. Tugiye gusenga dusabira umugisha wowe wagize icyo ukora mu murimo w'Imana, ariko bizumwihariko ku bwa Mama Leone, kuko uyu murimo Imana yaduhamagariye ntabwo woroshye. Ni umurimo usaba umwanya, kandi ni umurimo usaba gusenga no gushyigikirwa. Aba Pawulo bagiraga abantu bashyigikira, abadamu b'i Yerusalemu babara abacuruzi barabashyigikiraga. Rero wowe wabibye mu Mana, iri jambo reka ndivuge gutya kugira ngo nsatire gusenga. Buriya nibwo butaka bwonyine butarumbya, nibyo bwonyine gusa. So umwaka utaha rero Imana igomba kukugirira neza. N'ubundi wagiriwe neza n'Imana, ariko byongere nanone birusheho mu izina rya Yesu. Mpagaze muri autorite mpabwa n'ijambo ry'Imana, mu mavuta nasizwe ku mugaragaro. Ndatura umugisha shimwa Yesu, kuko ndi umuhesha w'umugisha wabisigiwe. Uyu muntu wagize icyakora kubwivuga butumwa ry'umuja wawe, mwami ntubure kumwitura, umuha imbaraga, umugirire neza, umwagure, umukomereza amaboko mu mbaraga z'umwuka wera. Ndategeka ikirere cy'imigisha ngo cyitabe. Ndategeka imbaraga zikuzuye zihwere. Ndakubita imbaraga zose zitumura ubutunzi bw'abantu nizitumuke turazitumuye mu izina rya Yesu. Uyu mumama, uyu muntu wawe, Mana nyirijuru, umugisha wawe twatuye umugisha yarakoze, mugirire neza. Tumwatuyeho umugisha urandaranda, umugisha w'umuhama, umugisha w'amajya n'amaza, umugisha wo mu mudugudu, umugisha wo mu gihugu. Ndagushimiye, haleluya, haleluya, haleluya. Umwaka utaha bawusoze mu mashimwe. Haleluya. Mana we uhimbazwe, uhimbazwe. Mana urakoze kumbwiye ko ubahaye umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Uburinzi wabasezeraniye muri uyu mwaka, haleluya, bawugiye kurangiza amahoro. Mana ihabwe icyubahiro. Mbahesheje umugisha, Mama Leone abahesheje umugisha. Haleluya. Reka bahabwe umugisha, ubasendereze umugisha. Haleluya. Ubatsindagire mu mugisha, ubatsindagire, ubahindure, barawukwiye.
barampaye ubagure mu mugisha barabikwiriye mu izina rya Yesu. haleluya. ibibarwanya ibirwanya nibyo ibibahiga ubihiga turagaragura imbaraga zibarwanya. dosi fucking mwuka wose wazamuka imbere yabo mu izina turawunize. tuwambuye imbaraga yego tuwambuye ubutwari tuwambuye ububasha n'ubushobozi. aba bantu ubahaye Yesaya igice cya 7 umurongo wa 7 havuga ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi y'ababarwanya ntizahama kandi ntizasohora. rero urakoze kuko zibyo bitangaza mu izina rya Yesu. amen amen umugisha n'Imana. amen. murakoze cyane, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. uyu munsi ndashaka ko tuganira, reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 24 rivuga ngo nuko nzabavana mu mahanga mbakoraniriza hamwe mbakuye mu bihugu byose maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. mu gihugu cyanyu bwite. Reka ndisubiremo. Ezekiyeli 36 umurongo wa 24 haravuze ngo nuko nzabavana mu mahanga mbakoranirize hamwe mbakuye mu bihugu byose maze nzabageze mu gihugu cyanyu bwite. ndashaka ko tuvuga aya magambo ndi kubivuge cyane ku nkuru z'Abisiraheli. Mose n'Abisiraheli mu rugendo kugera i Kanani nizo nkuru nshaka ko tuganiriza aba bantu badukurikiye. tuze gufata uru rugendo rwa Mose n'Abisiraheli turuhuze n'umuperezida w'igihugu. kandi nimvuga umuperezida w'igihugu cyangwa abaperezida b'ibihugu yenda umunyarwanda akazi ukaba umunyarwanda turagusha iwacu. ubwo nawe nimba uri umukongomani ugusha iwanyu, nimba uri Zimbabwe ugusha iwanyu, buri muntu arasajyana iwabo. Umunyamerika ugusha aho ngaho rwose, ugusha mu yundi nabanshinjwanga nta kibazo gusha. aya magambo nashaka ko tuganiriza ubu bwoko bw'Imana budukurikiye. Mose uyu mugabo Mose, ndashaka kuguha ijambo ariko ndashaka kuvuga kuri Mose gake, umugabo wa Imana yahisemo iramubwira iti rero Mose ukuntu gahunda imeze hari akavuyo ndimo numva mu bwoko bwanjye. ubwoko bwanjye buguye hakurya iyo kandi bwavuganye nanjye burananyemera ntibaracuye baracyatera harero nkayumva kandi bakumbuye n'ibiryo byiza, bakumbuye no gutabarwa, bakumbuye n'ubwoko bwanjye bugomba kugaruka mu gihugu cyabwo. nkabujyana nkabugeza i Kanani bukongera bugasirimuka bukambara congo bugakubitamo amabaze n'amabubu bukakenyera supere bugakubitamo iriba bukongera bukajya muri salon de coiffure bakongera bagatereka inzara bakazisongoza. none hari umugabo witwa Farawo bamereye nabi. uyu mugabo witwa Farawo afite akavuyo, arimo arabwica nabi, yabuzengereje, arafata ababyeyi akabakamisha amashereka bagakata urugondo bakoresheje amashereka. ubwoko bwanjye amarira yabushyizemo bugeze aho bunika, numvise kunika. none cyo hano ugende ubwire Farawo ngo rekura ubwoko bwe bugende kandi uvuge ko ari ndiho. hanyuma nurangiza ujye mu bwoko bwanjye babwire kandi ko ndiho, babwire ngo rekura ubwoko bwe bujye kumukorera. ndashaka ko umfashiriza aba bantu kumva Mose ninde, Mose kuki Mose ari we woherejwe, kuki Mose ari we Imana yahisemo ititaye uko ameze, ititaye ku kudedemanga kwe. kandi nawe yarabyemeraga ko adedemanga. kuki yamugoye bingana kuri ariko ikihisha inyuma y'ingorane ze. karibu papa, karibu. Mose mu by'ukuri kumuvugaho turabanza tuvuga ibyarangaga Mose. Ego. Mose icyambere Bibiliya igaragaza ko yari umugwaneza. kandi mu bugwaneza bwe urabubona uburyo Abisiraheli bari bafite amagambo aryana. urabagereranya n'abarokore bo muri iyi minsi y'imperuka, baravuga noneho uribaza kubayobora nonaha noneho ari miliyoni 3 cyangwa miliyoni 6. buri muntu afite imyumvire, buri muntu wese afite imyumvire ye. wavuye cyangwa ugafite ibyo yumva, kubwira ati nkomboye akanyama. wavuye Buzinganjwira afite ibyo yumva, wavuye iwacu mu majyepfo, umusirimu w'i Kigali nawe afite ibyo yumva. yego, mu by'ukuri Mose yari umugwaneza kuko yarinze asoza urugendo rwe agwa mu butayu Imana ari imwiyiciye. ariko mu gusoza urugendo nta Mwisiraheli n'umwe yigeze akubita urushyi.
urumva yari umugwaneza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, Mose mu bintu byamurangaga ni ukugira urukundo no kuvugisha ukuri. Yego. Ukuri. Adaciye ku ruhande, adaciye hirya no hino. Icya nyuma aricyo cya gatatu cyarangaga uyu Mose. Mose yari umuntu wemera kubaha no guca bugufi. Hanyuma uyu Mose rero yahoze aba muri Egiputa. Tugiye guhera mu mavu n'amavuko ye. Aho yaturutse. Ageze ahaturutse. Mose uyu nguyu mbere yuko ajya muri Egiputi yisanga ari kwa Farawo, yisanga ari muri bwa buretwa. Mbere yaho Bibiliya igaragaza ko muri icyo gihe hari kwicwa abana b'impinja. Ubwo bari kwicwa rero kuri iyo ngoma, ngo umwami ategeka ababyaza ko umwana w'umuhungu wese bagomba kumuhotora. Uvutse banigira mu matako ya nyina. Ngo ariko Abaheburayo kazi, Aleluya, ngo abaganga bajya kuhotora abo bana bagasanga bamaze kumubyara, baciciye umwana. Umwana w'isezerano ntibapfa kumuhotora, ntagwa mu matako. Ariko bana we, uyu Mose ngo nyina amaze kumubyara aravuga ngo ndabigira nte, ngo ahita ajya mu gihuru ngo ajya kumuhishayo. Ariko kubera yari ahamaze amezi 3 amuhisha, urumva yari arushye, agera aho afata umwanzuro avuga noneho Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izaba ari we kwirindira. Amubohera akata, amujyana mu rufunzo. Umugambi w'Imana ushobora guca ahantu hakomeye ugaca mu rufunzo, ariko ukazasoza ari umugambi w'Imana. Ndiyo. Uyu Mose tukiri kuvuga aho yakomotse kugira ngo tuze kwinjira duhuze ibintu neza. Uyu Mose ngo ageze muri uyu mazi, muri urwo rufunzo, ngo akato karimo kareremba mu mazi, nta ngona yagakozeho. Aka kantu nta ngona yagakozeho, n'amenyo yayo nta menyo yashibyeho, nta fi yakabiranduye. Reka da, nta mpyisi yakirukankana, nta mpyisi yigeze ikirukankana, nta kintu gikorera mu mazi na kimwe kigeze gishaka kukica. Bisobanuye iki rero? Umunyabugingo, Aleluya, umwana w'Imana, umuntu uzagira umumaro, yego, umuntu Imana ifiteho umugambi. Aleluya, umuntu Imana yavuganye nawe. Aleluya, niyo yaba yaravuganye na mama wawe ukavuka, ibikwica biba bihari, yego, ariko ntupfa. Aleluya. Uyu Mose nihuta Mariyoneri kugira ngo ndi kubyumva bamaze kubafura utaka, uri kugenda wihaga, ndimo ndakumva akakugerayo. Mana we, noneho uyu Mose Bibiliya ivuga ko umukobwa wa Farawo, w'umwami Farawo, ngo ajya koga, ariko ngo yumva ari ubushyuhe bwinshi, ariko atari bwa bushyuhe bw'abahungu b'Inyamirambo. Nuko si ubwo, ni ugushyuha by'izuba bitewe na kirima. Bitewe na kirima, ntabwo ari ugushyuha bitewe na dayimoni. Ubwo mbagira ngo badutandukanye dore ko bazi kugereranya ibitagereranywa, abantu bazi kugera mu kebo kuduhembera ibyo tutavuze. Noneho ngo uyu mukobwa amanutse asohotse mu nzu, akenyeye esume, abona pisine z'iwabo ntabwo biri kuvamo. Yego, ubwo ni umugambi w'Imana urimo umukoreramo. Yumva ijwi rimubwira ngo manuka, aramanuka ajya mu rufunzo. Yego, gereranya nawe umva, umukobwa w'umwami, iwabo hari pisine, izishyushye, izikonje, iz'akazuyaze, uruhande rwawo hari ako kunywa, ariko asagiye mu rufunzo ati wa mugambi w'Imana yasoma ko iri hari iri gukurura igitangaza kizarokora isi. Yes. Noneho ngo amanurwa no koga, agezeyo yarataratangira no kujya mu mazi. Akibona mu mazi abona akato kareremba, yumva aragakunze, ariko ngo na nyina yari yakadekoye mu buryo kari konveke. Yego, ngo kari kaboshye neza, n'uburyo katemberaga mu mazi, ngo wabonaga ko kari gukurura. Ariko nkibaza impamvu nta wundi wabonye ubwo bwiza ukabona uwo mukobwa wa Farawo. Noneho
uyu mukobwa wa Farawo ngo atuma abarinzi ngo nimukazane, bakazanye abonamo akana k'agahungu. Ijambo rya mbere babona ni keza, yego de. ijambo rya kabiri yibuka ko mu gihugu iwabo bari kwica abana b'impinja, yego. arangije ngo abona si uwo gupfa. Haleluya. ahita amwita nk'umwana we. Haleluya. aragafata arabanza aragahanagura, ubwo yari ari guhanagura umugambi w'Imana. Yego. arabanza arakoza neza, arakuhagira neza, ubundi arangije ategeka abarinzi ati tutahe sinyoze. Amina. sinyoze ntahanyi wo kurokora isi, ntahanyi wo gukura Abisirayeli mu icuraburindi, ntahanye uwo kujya avuga isi kamwe, ntahanye boro kabisa, ntahanye Imana. ngo arazamutse ndenda kukwakira. ngo arazamutse akigerayo ahita bati papa ntunzaneho ibyo ngibyo bindi, nitoreye ibya politike yawe simbyitayeho. yego. icyangombwa nuko nabonye by'amoko yanyu simbyitayeho. ibintu byose wazana ubyihorere, kuko nuramuka uyu mwana umugiriye nabi nanjye ndava hano. umva umugambi w'Imana. uyu mwana w'umuhungu nuko yageze kwa Farawo ngo arahaba. igihe kigeze areba uburetwa bene wabo bari gukoreshwa, amaze kwegera hejuru abona ukuntu babumba ya matafari wavugaga nahageze, abona ukuntu bavuga ntibumvikane, abona ukuntu baryamye mu mateke amacumu ya Farawo n'imihoro n'imipanga, abona ukuntu basenyewe amazu, abona ukuntu bakuwe mu byabo, abona ukuntu babiciye ababo, abona ukuntu babiciye ababo, abona ukuntu abantu bazize ubwoko bwabo, abona rega jewe ndimo ndashaka guhuza, ndimo ndashaka kugerayo ngahuza ingoma ya Mose n'ingoma Nyakubahwa wacu. turaza kugerayo. none ukuvuga ngo uyu Mose ngo abonye uko bimeze, umunyegiputa afata Umwisiraheli, yego, aramukubita. barimo barwana, Mose biramurya. Mose bimuriye yaragiye yegera umunyegiputa. yego. ngaho rero tugiye kwinjirira. Haleluya. yegera umunyegiputa, yaramufasha aramupomba n'undi munsi ari mu mwuka kandi nyine amumiza ifuro nyine. nta soni. kandi umunyegiputa yari yarize kurwana, umunyegiputa yavukanye ubugome, yari yanariye, yabyirutse abona bica, kandi noneho yari yaraciye muri politike mbi yo kwa Farawo, yego, yo guhotora abantu, yego, yo kubona abantu bazagira umumaro akabamerera nabi. umunyegiputa yari yarize kurwana, azi no kumanukira mu mitaka. umva yari afite tekinike zihambaye, kuko yari yanariye, yari ameze neza kandi afite n'abamuvuganira. ariko umunyayisiraheli nta jambo yari afite, yari ariyo mu buretwa, mu bunyage. yego. uyu Mose ariko kubera umwuka wera Mose yari afite imbaraga z'umwuka wera. Mana we, ariko se amavuta uri kuyumva? Jewe ndayumva. noneho uyu Mose ngo aramufata aranamuhamba. ubwo icyo byari bisobanuye n'undi munsi uzongera. ndangije ikibazo cyose cyagumya izi network zose mbi zagumya kwangiza abantu, izi network zagumya kuzana amacakubiri ndaziryamishije. nta Mwisiraheli nta munyegiputa, Abisiraheli bafite uburenganzira n'abanyegiputa barabufite, ariko cyane aba Bisiraheli bari kurengana. Mose yangaga akarengane, yego, niryo rya jambo nakubwiye. Mose yari umugwaneza kandi yangaga abantu bahohotera abandi. nibyo. turagiye rero tugiye guhuza noneho mu kanya numara kuvuga nawe. yego. kandi ikindi Mose yari umuyobozi uzi kumenyereza abandi. yego. ntabwo yihariye ingoma, yari umutoza, yari intore. yafashe Yosuwa, tumva Yosuwa ibintu ni bibiri, jya unyegera urebe uko nkora, urebe ko iki ubwoko bukunda, urebe icyo bwanga, amarezo yabwo yafate. yari azi kuderega abakozi, ntihariraga ubuyobozi. ikindi mshaka kuvuga kuri Mose, mbabarira gato we, ntiyagiraga n'inda nini. komeza, kari kanshinze, nta nda nini ntiyikubiraga. ikindi yavunikiraga ubwoko bw'Imana mu rwego byamugiragaho ingaruka.
akemera bikamugiraho ingaruka, akiyibagirwa kubera ubwoko bw'Imana Imana yamutumye, ngo yafataga igihe cyo kujya kuganira n'Imana ku bwoko bwayo, ngo umunsi umwe Imana imukubita ikintu cyitwa amategeko iramwandikira, ihera ku rya mbere iti ngaya amategeko kuko aba bantu utabayoboje itegeko ngo bakubite ingengo baza ni nyoza. Aba bantu barakubwira so nyinshi, bakakubwira aujourd'hui na pourquoi nyinshi. Aba bantu babariyemera, aba bantu bakunda kumva bavuye kwiga mu bihugu bya danje. Aba bantu baragoye ngiri itegeko, nutababoza itegeko ntabwo uzabashobora. Ahera ku rya mbere ngo atindana n'Imana imwandikira amategeko azayoboza Abisiraheli, atindana n'Uwiteka. Kandi ngo iyo yavaga ku Uwiteka yazaga atari wa Mose uzwi, baramurebaga ubwoba bukamwica. Kandi iyo yajyanaga n'Imana yasigaga usuha hafi wakagira akandi kantu kakwe, yamusigaga muri saro akinjira muri biro y'Imana. Maze ngo umunsi umwe amanutse asanga Abisiraheli biremeye ibishushanyo, biremeye izindi mana. Batangiye kuriganya imirima abaturage, batangiye ibifu babikweduye, batangiye kurya amafaranga batakoreye, batangiye bahageze arababara kubita amategeko hasi. Mu Uwiteka ambwira ati nari naguhaye lifuti yo kwandikira, ntabwo aba bantu uzabashobora nta mategeko. Ne wivumbura, fata izo nzara zawe n'ibuye uyashorogotore ushorogotore izo nzara, wandika amategeko uyamanukane, ugenda ushyira Abisiraheli. Ngo bari biremeye ibindi bimana, bari bafite ibyo biremeye. Aha hantu rero ikintu nakuyemo niki, mu buzima sinigeze mbona hari umuntu Imana itumaho Mose. Yego, aha hantu abanyarwanda mu nyumve, n'aba bahanuzi bo kuri YouTube no mu bizumba nahe hose mu nyumve, sinigeze mbona hari umuntu Imana itumaho Mose. Imana iyo yashakaga guha amakuru Mose yabiyoboye yaramwibwirira, yango umusozi duhure, hari amakuru nshaka kugwa ku bwoko uyoboye. Aha rero ndashaka kuhagera nkavuga ngo aha ndashaka kuhatinda, aha niho mu ndiba y'ikiganiro. Aha rero bivuze iki mu minota 10 isigaye? Yego, oya ndanayirenze. Aha rero icyo bishatse kuvuga ni iki? Yego, ndashaka kuvuga ngo ubu buyobozi bwa Mose turashimira Imana ko tubufite muri iki gihugu. Yego. Mose iyi Mana ntigeze imutumaho Yosuwa ngo mbwirire Mose, ntigeze imutumaho Umwisiraheli. Muri bamwe barepeta na bamwe bavuga bati iradaya boss. Hari umuntu umwe w'inkunguzi wigeze kumbwira, uziko abantu b'inkunguzi babaho, arambwira ati mama Leone, ati rwose rero tuyaho Kigali, ati kandi njya mbona ukomeye, kandi hari ubuhanuzi n'ubutumwa Imana yampaye mushyire nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ikagira inkuru rero n'umunwa wo kuyibara. Ni ngaho mbwira. Aratangira aradondobekanya ya marangamutima y'Abanyegiputa, kandi baba bafite ubuhanuzi bw'Abanyegiputa kubera gutindayo. Aradondobekanya ibintu nk'ibyo, no bwane ni Imana yagutumye. Ati none se ko Imana yagutumye ukaba uciye kuri mama Leonel kudaciye ku Mana ngo ikugeze? Ubu urabona Imana umwijuru ishobora byose yagutumye ngiye kwivanga mu by'Imana. Icyo ni kimwe cya kabiri, ntimukazane ibintu byo kuvangirwa. Ntabwo Imana ivugana n'umuyobozi inyuze mu muntu. Imana ivugana n'umuyobozi direct. Ntabwo Imana yigeze ivugana na Mose itumye bari abaturage, nta nubwo Imana yigeze ivugana na Mose itumye bari abajenerali. Bavuganye direct. Cyakoze Imana abasha kuvugana n'abasirikare nk'uko avuganye na Namani, ikamutuma Herisa, ikamutumaho umukozi wo mu rugo, ati wacu hari umuhungu w'umuhanuzi. Ntabwo Imana igikora iryo kosa. Iyi Mana yavuganaga na Mose amaso ku maso. Kandi ikindi mu yandi magambo, umuntu Imana ibasha kuvugana nawe agakora ibintu biremereye nk'ibyo Mose yakoze, kirazira kuza kuvanga, kirazira kuza gukritika, kirazira kuza. Ariko ubundi reka mbabaze, uzi ko ingoma ya Mose itigeze igira manda, itigeze umuntu Imana yashyizeho ubundi nta nubwo bakwiye kugira igihe ngo bashyizeho ngo manda ngo tugiye kumutora, ahubwo haba hakwiye kujyaho anniversaire yo kwibuka
imyaka nko kwizihiza imyaka amaze ayoboye ikaba nka anniversaire yo kwizihiza imyaka amaze ayoboye iyo yakoze neza nk'uko rero yewe mu yandi magambo turi mu mpera z'umwaka ndi gushimira ndashaka gushimira nyakubahwa perezida Paul Kagame wayoboye nka Mose akayoborana umutima w'imbabazi kandi genda mushimira mpitana na motora mpita ndocinga anniversaire ye twamaze gushyiraho mpita ndo haleluya twabiremye nk'abahanuzi mpita ndocinga anniversaire y'imyaka amaze ayobora kuvugana n'Imana kwe gukorana n'Imana kwe ugeze kuri mama Margarita arakubwira ati giye buri kwezi ndahembwa sima kutakorera leta ko nzi ko wize foyer tigeze ukora ati ndahembwa n'umuyobozi w'igihugu ngo n'amafaranga bita VIP rero nshatse aho nari nshatse kugira gute guhuza ngiye muza nagera ku mihanda yakozwe mu Bisiraheli bagiye barorongotana kubera Abisiraheli ubundi n'imyaka bamaze mu butayu y'agatsi abahanga bavumbuye kandi ni nako kuri ko kubera ko nta byapa nta mihanda binyuragamo bakongera bakanyura indi mihanda bakazunguruka hari n'igihe yababwiye ngo igihe mumaze muze ariko urabona turashimira nyakubahwa ubu ni umuntu aje ku rupangu rw'iwa umuyobora ari mu kindi gihugu kamubwira uti nugera ku gahanda kanditse umubare uyo n'uyu ukazakazamuka kugera ku gipangu cyanditseho gutya urumva ibintu byo kurorongotana yaje abirangiriza rimwe Imana imuha umugisha karibu ni ukuvuga ngo mu minota 4 dusigaranye harimo 2 yo gusenga turagira ngo tubivugeho gatoya ariko bitari uko tubisoje ni ukubivuga biracyakomeza urumva nkanjye mu ruhande rwanjye nimvuga kugira ngo abantu bataza kuvanga ariko nkamwe muvuye muri ibi mugiye muri ibi ndabanza mvuge ko abantu b'Imana kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe umuyobozi wese ashyirwaho n'Imana iryo ni ijambo rya mbere uko wabyumva uko ariko kose biraterwa n'imyumvire yawe ariko umuntu ujyaho akayobora aba yashyizweho n'Imana uko niko kuri ariko aho batandukanira nuko hari ujya hagakora neza undi akajya hagakora nabi turi kugendana niba nshobora kugenda saa 8 z'ijoro mu Rwanda ntihagire umuntu untera inkonje Jewe saa 7 n'igice abashinzwe umutekano baje no kunsuhuza ngaho bati nta kibazo niba bishobora kubaho munyumve neza nubwo ndi kuvuga ngo niba bishobora nuko bibaho ndagira ngo nsatiraho nshaka mu byukuri akaba nta muntu urantera ibuye icya mbere ndabanza gushimira perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame n'umutekano nahoze mbiganiraho na madame mu gitondo wagira ngo wari uri kumwe natwe arigamba naryamye nkaro arimo avuga ati turimo tuganira uburyo nubwo hari abamwanga nubwo hari abavuga ibi nibi ariko ku mutekano ni sawa kandi umutekano mwibutse ko rero nkingi y'ibintu byose aleluya uko tureba ko ubungubu turi kuvuga kuri iyi kamera aha ngaho ugiye kumva hanyuze nk'abantu 20 bavuga ati murashize hari nimero ituhamagaraho iki kiganiro ariko cyaba gihaagaze tugahamagara ntago cyaba kigikomeje narishatse kuvuga iki narishatse kuvuga ko umutekano ni inkingi y'ibindi bintu byose aba bagarafere bacu bagwa ku rugamba aba bandi aba bashiki bacu wabonye ko n'abashiki bacu basigaye nta mikino ihari ariko ba Debora we urabona ba Debora baravuze bati nta mikino ubu ngubu aho twavuye turahaza ba Debora na washaka kuhadusubiza nta mikino twamushyira n'ibyo nta mikino Mose wacu arahari ni ukuvuga ngo rero tubihuza n'ijambo ry'Imana mu by'ukuri muri kino gihe cya none abanyarwanda bakwiriye kureba kure bagahitamo ibibafitiye umumaro kandi byabagiriye n'umumaro apana ibibafitiye umumaro mu bizaza gusa ahubwo ibyabagiriye umumaro kuva aho igihugu giturutse
giturutse kuva mu buretwa kuzamuka. Uzi ko na Amerika isigaye itinya u Rwanda. Ashamwe hari igihugu navuyemo cy'abaturanye twanyuze inzira y'ubutaka tuhageze batese ko abagenzi batihute reka ati hano haba umutekano no mu muhanda ugenda gake. Bari kuvuga ngo ihute bazi ko ari bimwe by'iwabo bati reka muri iki gihugu cy'u Rwanda ibintu bya nta guhurura nta guhutira hano umutekano ugenda gake mu muhanda. Hari na za Sofia hano ugenda gake na stress ariko kuko uhita ubona ko ibintu bihindutse wageze bihinduka. Noneho uyu Mose akuye Abisiraheli muri Egiputa. Yego. Abanyuranye mu butayu mu bintu bikomeye. Yego. Mu nzara. Yego. Mu kunga abantu mu matongo kuko buriya Abisiraheli hari ababyeyi bari barabuze abana babo. Ndimo soza. Yego. Uwo kumubwira ngo tujya aha yakureba gatya atubwura haza sha. Undi nawe umugabo wapfushije abana be akabura n'umugore we kumubwira ngo ngwino tunyura aha ntago yabyumvaga. Kubona mama wabashakanye no Mwisiraheli byari bikomeye. Harimo amakimbirane akomeye ku buryo gufata Umwisiraheli n'undi Mwisiraheli twavuga ati mwese muturuka kwa Aburahamu, mwese muri bene Kanyarwanda, muri Abanyarwanda. Yego. Ntago byari byumvikanaga. Nokuri. Ariko Mose arabahuza. Nibyo nakubwiye ko natangiye mvuga ko yarafite umutima w'ubugwaneza no kwihangana. Ndebera bigeze ku nyanja se batangiye kumusarana bati yuturekerayo. Uwiteka ati mo nta muntu ngutuma urabizi ko kuva kera nige nawe iramboreho nko ni hejuru. Ni ukuvuga ngo rero kugeza kuri izi saha turashaka kubwira umuntu wese buriya ibintu byose wakora umutekano niwe wa mbere. Imana ihabwe icyubahiro. Ngewe mushimiye umutekano nanjye kuko niyo nanywa amazi nta muntu mvuzaho induru nta kintu ibyo bintwaye. Ntacyo bitwaye. Hari abanje numva bavuga ngo urumva ngo wapi ngo inzara itabayeho uretse ko nta n'inzara ihari. Nta nihari. Nudakura amaboko mu mufuka ukajya kurira amaboko ngo ndangije ngo kaminuza ngo mu Budage kora unihangira umurimo. Ntuhihangira umurimo ufata ingorofani. Na Paul aravuze ngo udakora ntakarye. Ntukore ukiriga uryamye ukoza akarenge uzasonza. Ariko nukura amaboko mu mufuka ukagenda hariya ku muhanda ukavuga ati mu makazi ndashaka guhagarira abantu bakubura umuhanda bazakagura cyane. Nufata hano Nyabugogo ukarangura imyembe ukarambika ibyo byo kuvuga ngo ndangize mu Bushinwa uzaba umushoramari. Ese uko n'izibika zaramage. Ni ukuvuga ngo rero umwaka turi kwinjiramo. Haleluya. Abantu mumenye icyerekezo tugomba kujyamo. Mumenye icyo umwuka ari kubwira amatorero none. Icyo umwuka abwira amatorero. Ujye ubona bino bihugu by'abaturanyi induru zihorayo. Yego. Ngo uzi ikindi mushimira. Nabuze umuntu wavuga ngo abaye ikihe bari kuri buno butaka. Yego. Kandi urabizi ko ibindi bihugu bigira ngo abantu ngo bihebye ngo bahebye ngo ukumva ngo bashimusa ababyeyi. Nk'umuntu waza akantwarira umugore urumva atabangiriye nabi. Ntabwo byakunda. Nk'umuntu waza agatwara amariyoneri agatwara mariyoneri ni ukuvuga ngo icyo kintu abantu bagitekerezeho. Buriya igihugu uzabamo ntiyabemo abantu babibyihebe. Yego. Ngo badushimutire abana. Yego. Hari abandi baba baraye amajoro. Washaka no kuzana ubwo bwihebe akakugorora akagushyira ku murongo akakugorora akakuganiriza. Imana imuhe umugisha turamushimira. Rero tugiye gusenga dusengera igihugu. Yego. Uko niko ndi kuyoborwa. Yego. Dusenga kugira ngo isi yose abayobozi b'ibihugu bagira amahoro. Nibyo. Kuko iyo umuyobozi atekereza neza ayobora neza. Iyo umuyobozi afite amahoro atekereza abaturage neza. Mu migani hari ijambo rivuga ngo ntukavuge umwami nabi. Nibyo. Kubera ko n'inyoni zitwara amakuru ibwami. Ariko Salomo nawe aravuga. Turasengera
abakuru b'ibihugu ariko by'umwihariko umubyeyi wacu umuyobozi Mose wacu perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri ibi bihe mbere y'uko amatora aba Imana imuhe imbaraga yego Imana imuproteje yego kuko iyo umuntu akora neza agira abanzi benshi warabibonye umuntu akora neza ko nabo babana bamurwanya no mu murimo turabibaho warabibonye ko no mu murimo w'Imana iyo ubwirije amavuta akamuzamukana bagenzi bawe bumva batabyumva batangira gukritika aho yakura niyo uzamutse rwose barakubagushyiraho batangira kureba igisekuru cyahuvuka bagatangira kujya mu bisekuru ashwi ibyo rero inaha ngaha ababisigaranye nyine simbizi ariko nyine ntawababuza ariko twebwe icyo turiho nuko twagikomeza muri uyu murongo kandi muzima Imana ihabwa abana bariga yego amashuri imihanda muri kaburimbo abana barambuka neza uzi ikiraro cya Kicukiro umva ndahaca nkagira ngo ndayobye uziko iyo ndimo manuka nahita mwese ntuye muri Kicukiro hari oya ndahaca nkagira ngo ndayobye uzaze dusangire agakofi hariya muri iriya soko wicare hejuru uri kureba umujyi neza harya hari ahantu urebera yewe mpaca hejuru ngenda nawe ushobora gutanga ibindi bibiri dusengera Imana ishimwe cyane tugiye gusenga ariko twari mu gushimira kandi twari kunezezwa n'uburyo twayobowe na Mose kandi turashaka kwifuza kuba mu mavuta ye kuko imbabazi n'umutima n'umurava no guhangayika intore zirusha intambwe ejo bundi hariya hakurya imvura yica abantu kari akantu karanyishe Yesu we umusaza yahise akubitamo ikote akantu kantangaje ahise aca mu bigo by'amashuri ati uretse ikibazo cyabaye ubundi mwari amahoro ati turi amahoro ibaze we sinzi aho nimba ari mu Rwanda nimba arateze indege akaza uyu mutima afite turamushimiye tugiye gusenga kandi turamusengeye ababyeyi turahari tumufatiye iry'iburyo nkora mbivuga kandi iriya tariki nayo turayisengeye kandi turamukunda turamushimiye ko yahuje abisiraheli akabazamura nk'uko Bibiliya ivuze akabasubiza mu gihugu cyabo abari kure bakaza n'abari bari ingunge baragiye barakoze ibizira bakaza niko biravuze ngo nuko nzabavana mu mahanga abavana mu mahanga aragenda abavana aho bari n'abagiye bakoze ibyaha ati nimuze mbakoranirize hamwe mbakuye mu bihugu byose mbakoranyirizeyo mwese mbakure mu bihugu byose muze kandi maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite turashimiye Imana tumushimira tugiye kumusengera ko yatugaruye mu gihugu bwite ubu rero hari ababyumva kuturusha nkanjye sinakuzuzwa cyane kuko n'ubundi nari nkirimo ariko nk'abari baragihunze kubera ibihabera iri jambo baze kwandika muri commentaire bavuge bati amen Imana ibaho umugisha rero turashoje turagira ngo n'ubundi nk'uko twatangiye dusenga tugiye gusoza dusenga kandi twingenga apotre n'ubundi kugira ngo asenge turi mu murongo wo gusengera igihugu gusengera Mose wacu gusengera abaturage turimo muri rusange gugumya gusengera ubumwe manange tumaze iminsi dusengera n'ubutaka ngo Uwiteka gusha imvura irimo ifumbire ndi guca mu mirima nkabona akagori nitrebye nkabona ibishyimbo nitrebye ibintu ni byiza iwacu mu Rwanda ni amahoro bamwe basura u Rwanda mu mpera z'umwaka muze murebe ibyiza bitatse u Rwanda karibu basengere Imana iguha umugisha munyemerere dusenga Imana kandi Imana ikomeze kuduha umwuka wera n'ishurirwa rikomeye kuko ni igihe gikomeye ku bakristo ariko kandi si igihe cyo gusinzira kuko iyo usinziriye umwanzi arakwiba hanyuma reka dusenge muri uwo mujyo kandi tunasengera abakristo bose kugira ngo Imana ibakomereze amaboko ibahe imbaraga zo gukomeza mu gakiza kuko uko ibihe birushaho kutwegera bibi niko Kristo nawe yenda gutwara itorero kandi intore z'Imana ntiziyobe haracyari ibyiringiro niba hari n'igiti cyatemwe cyakongera gushibuka ngo ndavuga ku bantu barindiriye amasezerano ku bantu babuze ibyabo bari bakeneye mu Mana ntibabibona ako kanya nubwo igiti cyatemwa cyakongera gushibuka nibyo Father mu izina rya Yesu Haleluya
urakoze kubw'igihugu cyiza waduhaye, turabigushimira, urakoze kubw'umutekano byadukoze ku mutima, urakoze kubw'imbaraga zawe, kubw'igihugu cyiza byatumye urakoze kubw'imihanda, ribona umutekano, urakoze kubwo kunesha kwawe, haleluya, urakoze kubw'imbaraga zawe, turagushimiye ko wadukuye kure ukatuzana ukaduteranyiriza aha, turagushimiye kubw'imirimo ikomeye, abari intabwa twabonye, turagushimiye kubw'imbaraga zawe, yego, turagushimiye kubw'ububasha bwawe, haleluya. Mana dusengeye utuyobora mu gihugu, udukuriye mu gihugu, mu izina rya Yesu, nabo bakorana bana nabo baha ubwenge n'ubwiru bukomeye bw'Imana, niwo ushoboza abandi, niwo ukenyeza abandi, niwo baha imbaraga, niwo bashoboza, niwo urwanya ababisha, niwo urwanya Satani n'imbaraga ze, uzanesha Satani kandi uzirukana Satani. Turasabye ngo utuneshereze uciye muri Mose, turasabye ngo utuneshereze uciye mu bo bakorana, reka imbaraga z'umwuka wera zikomeze kugaragara, ukuboko kwiza kw'Imana kumuhoreho, kandi turasenze kugira ngo umuntu wese aho ari ahabwe ineza yawe, ahabwe umutuzo nawe, mu izina rya Yesu. Dusengeye abakristo bose ku isi yose, abari Belgique, abari Canada, abari Australia, mu izina rya Yesu, abantu bakwemeye Imana nibavirwe n'umucyo, mu izina rya Yesu, reka umucyo wawe urasira intama zawe aho ziri ku isi yose, turatura imbaraga zibohora, turatura imbaraga zikiza, turatura imbaraga zibatura, turatura imbaraga zuzuye kandi zisendereye, reka zibagereho. Umwaka uko watubwiye ko turawurangiza, dusigaje iminsi mike, ndagushimiye, izina ryawe rihimbaza, imbaraga zawe zihimbaza, Mwami Imana Nyiringabo, tugusabye umutekano, tugusabye kubana nawe, tugusabye kwiyunga nawe, dusabye imbabazi ku bakoze ibyaha bitandukanye, bakugomeye, mu izina rya Yesu. Ndakwinginze amaraso yawe atonyange, atweze twese uko tungana, atuboneze mu izina rya Yesu. Urakoze, tuzongera tugushime, uriya mwaka nurangira tuzavuga imirimo y'amaboko yawe, tubisabye twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Shalom, shalom.